hari ibintu bigukwiriye biri mu maboko y'abantu bataraguha. Humura bakwime none babibikiye ejo. Mu migambi y'Imana harimo kugira neza. Reka nkubwire ngo hari ibyo utari kureba ariko mu bitekerezo by'Imana birimo. Amarira aba muri uwo murwa, nta miruho ibayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo umunsi umwe. Ntibakurushye, ntibakugore ngo iby'Imana yakubwiye byose ubifate. Umuntu abifata ari uko atekanye. Ntibakurushye. Ntabwo buri muntu wese afite ubwenge bwibuka iby'Imana yavuze. Ndababwiza ukuri ko hari iminsi, niba ari umujyi uryoshye ufiringa neza kuba muri umukristo, ni umujyi wa Kigali. Kuhaba ukijijwe, Imana ishimwe yarahabatuje. Ariko noneho mubifate nk'abadahari. Kubera iki? Ababera ihumure bene uyu muntu. Icyubahiro cy'Imana gusa gituma ubwira dayimoni uti dayimoni toka. Nshuti y'umusaraba, ikibazo kimwe gitume wirengagiza Kristo. Ijwi ry'umukanguzi. Nanone kandi turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimira Mwami yuko tugihumeka umwuka w'abazima. Tugushimira Data wa twese ko dushoboje kuza mu nzu yawe. Turagushimira Mwami ko twabonye ubwiza bwawe. Turagushimira ko wabanye natwe. Turagushimira Mana no kubw'uyu mwanya tugiye kugeramo wo kumva nanone ijambo ryawe. Uwiteka Mana ushobora byose, Mana nziza, turakwinginze ngo umuntu uri hano wese Mwami aze gufashwa n'ijambo ryawe. Niyo mpamvu dusengera imitima iri hano yose kugira ngo Mwami uduhe gutuza, kugira ngo ijambo washyize mu mukozi wawe Mana rize Mana rihindura, rize ryomora, rize ryubaka, rize rishyiraho, rize Mwami ritwubaka ibitaturimo, rize Mana ushobora byose ridufasha. Witeka Mana nziza, nawe mugirire neza. Tuzi ko usanzwe umukoresha, ariko n'uyu munsi turamukwingingiye Mwami, wongere umukoreshe Mwami by'ubutwari. Umwuka wawe wera amubeho cyane Mana, avuga avugishijwe nawe, kandi Mana ushobora byose, Mana nziza, nawe umuhe umugisha. Urakoze Data, tugukomeye amashyi tugushimira ko wagize neza, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Mbere yo kubwira abatatuzi amazina, reka tubanze dusome ubutumwa bwiza mu gitabo cya Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 24. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 24. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Ngendereyemo cyane ibi byanditswe byera, ariko cyane cyane ku murongo wa 5 n'uwa 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 24. Duhere ku murongo wa mbere, reka dusome. Umutwe w'ijambo haravuze ngo kuzuka kwa Yesu. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke, bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo ntibasangamo intumbi y'Umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganiye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa 3. Ndasubiramo imirongo 2 nababwiye ngendereye, umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuze ngo abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima
mu bapfuye, ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganiye namwe akiri i Galilaya ati, mwakire neza ibi byanditswe byera, ijambo rya Kristo. Ndaza kubasaba dusoreze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ni igice cyaho cya 20, ni igice cya 20 ku murongo wa 11. Aravuze ngo nuko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira arunama, arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Reka dusoreze hano tuganire ku ijambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti Niyomugabo, ndi umukristo, kandi ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Ngize umugisha wo kongera kuboneka hano, mbinezerewemo cyane kandi nshimiye Imana, by'umwihariko n'abayobozi bacu, ababyeyi bacu bemeye ko duhagarara imbere yanyu ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndetse namwe muteze amatwi ngo tuganire ijambo ry'Imana, Yesu abaha umugisha. Ntabwo ndi umushyitsi muri Betesida, nibwira ko nanjye ndi umwana mu rugo, ko mpungukiye kenshi kandi mpagenza igihe kitari gitoya. Ningira n'umugisha bishobora kuba atari n'ubwa nyuma. Imana ihimbazwe. Rero duherukana umwaka washize wa 2023. Imana yawukozemo ibikomeye byinshi. Niwo mwaka nahuyemo n'ibintu byambabaje kuruta ikindi gihe, ariko kandi nongera kuboneramo umunezero mwishira ryabo kuruta ikindi gihe. Imana yashimishije iminsi ingana niyo nari nababariyemo. Imana ishimwe. Rero reka mbabwire ngo umwaka mushya muhire. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo guhamya ko kuzuka kwa Kristo. Iki gitabo cya Luka, amateka ye atubwira ko Luka yari umugiriki. Luka yakira agakiza, abwirizwa na Pawulo, yumva ibyanditswe byera, ahindurwa n'ijambo ry'Imana. Amaze guhindurwa n'ijambo ry'Imana, nawe aba umuhamya waryo. Ubundi niko bikwiriye kugenda, ko isi yose, yewe reka nongereho ngo n'ijuru, nongere mvuge ngo n'ikuzimu, bakwiriye kumenya ko umwami twizera yanesheje urupfu. Imana ishimwe. Ibiriho byose, ibihumeka byose, nasomye Zaburi ya 150, iravuga ngo ibiri mu isi byose bishima Imana, ibyaremwe byose bihimbaza Imana. Nukuri, nuko iri shimwe dusa naho tubivuze igihe kirekire, kandi abantu babibayemo igihe kirekire, biravugwa abantu bakabyumva nk'ibibayeho, navuga nk'ibideranje abantu. Ariko nukuri, ikintu kitwicaje hano gitumye Betesida iriho, gitumye witwa umukristo, gitumye dusenga Imana ikumva, twapfukama ijuru rikatwumva, nuko Kristo yanesheje urupfu. Imana ishimwe. Muririmbyi w'indirimbo ya 70 yaravuze ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu. Aravuga ngo abo nibo barungurutse mu mva igihe Yesu yamaraga kuzuka kuwe mu mva. Aravuga ngo hanyuma yagiye mu ijuru. Imana ihimbazwe. Yavuzemo igitero nkunda, aravuga ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru. Nta yindi celebration izaba uretse iyo kwishimana n'abera banesheje urupfu. Yesu aza mu isi, muraza kumbabarira mera nk'ubacarengingaho gato, yazanwe no kuducungura, nibyo. Ariko adukiza iki? Abantu benshi babihera hagati bakavuga ngo yadukijije ibyaha, ariko nyamara hari n'abantu bari bariho badafite ibyaha, ahubwo ari intumbi zatewe n'ibyaha. Bo barapfuye, aho kubara
kubarwa nk'abanyabyaha wenda babona n'ibitambo bakera, ntibari bakibarwa mu bariho, ahubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Imana ishimwe. Ntabwo yadukijije ibyaha gusa, kuko kudukiza ibyaha yari kuba dusanze turi abanyabyaha bariho twarabikoze ariko duhari. Ariko noneho ibyaha byakozwe byarenze indengakamere, byica n'abari bariho, byica natwe abari bataraza, bari batarabarirwa muri Kristo, turapfa. Pawulo yandikira Abaefeso yarababwiye ngo twari mu isi tutagira Imana rurema, aravuga ngo twari tumeze, twari tudafite ibyiringiro by'ibizaba, no ku masezerano twari abasuhuke. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo niba isezerano ry'Imana rihari, rirakureba nk'utakiriho, wowe nk'udahari. Aho kugira ngo uribemo warasuhutse urarihunga. Gusuhuka ntabwo ari uguhunga gusa, ni ukugendana ikiniga ku mutima, ko umuntu usuhutse, ubundi umuntu asuhuka inzara, baravuga ngo ntawe uyihunga arayisuhuka, kuko umuntu uhunze inzara ahungana nayo, agendana nayo. Niyo mpamvu bavuga gusuhuka, kuko ugenda usuhuza umutima, ugenda uwusuhuza. Noneho natwe twagendaga dusohoza umutima, twari mu isi tutagira Imana rurema, tudafite Imana rurema. Utekereze naho isezerano ry'Imana riri ritazi kuri nyiraryo, natwe ubwacu tudafite ibyiringiro namba. Reka mbabwire ngo ibyo si ibyo mu isezerano rya kera gusa. Hari abantu bajya bifata nk'abasuhuke ku masezerano y'Imana. Imana yavuga ngo nzakora ibitangaza, bakumva sibo bavuzwe. Hari abantu Imana ivuga ngo nzakugirira neza, bakireba, yakireba agahita asuhuka, agasuhuza umutima, agasubira iwabo, akajyaho akavuga nanjye ho kwa runaka Imana yangirira neza, akavuga ngo ntibishoboka. Mwene data yashimiye Imana, mujye mwihangana, mwakira amashimwe yacu twese, kuko umuntu urivuga riba rimuvuna. Uzi kurara ku mukeka wa Sempre bugacya, nge ndabishyikira 100%. Nabaye mu kazu nkodesha, nakishyuraga 14,000, nako nakagiyemo atari njye ukodesha, mfite umugore. Sinigeze nsengera ibiryo kuko byo ntibyari bikimbabaje, nari mbabajwe n'imperi zandyaga. Hari mwene data ni inshuti yanjye Marcel ari hano, yarambwiye ngo ariko uzanyereka imperi. Naramubwiye ngo Imana izakurinde kuyibona uko nayimenye. Nukuri nimwumva ikintu kikuyobeye, nushaka ntukajye ugikurikirana ngo ukimenye, kuko twebwe tuba twarakimenye mu buryo bubi. Nushaka ujye ukimenya bakivuze, uhita ugitaho ngaho, kiba amateka yahashize, ntukakimenya hazaza. Imana ijye ibibarinda. Ako kazu nari mfitemo matera ya 40, nyisasa hasi. Gufungura, twarafunguraga urugi rw'icyumba rwafungukaga rwinjira mu cyumba indani. Matera dusasa hasi yarapfukaga icyumba kikuzura kugira ngo dufungure. Nasunikaga ukuguru urugi, maze kurusunika nkegura matera igahina, nkayihina, narangiza nkajyaho nkongera nkayihina. Juste ubwo guhina matera nabaga mfunze. Narayigaruraga nkaba ndayifungishije. Ariko uwazutse, haleluya, Kristo wanesheje urupfu, umwami nyiribihe. Nubwo byabaga bimeze bityo, yaravugaga kandi akagambirira. Mu migambi y'Imana harimo kugira neza. Reka nkubwire ngo hari ibyo utari kureba, ariko mu bitekerezo by'Imana birimo. Hari n'ibyo utumvishe, ariko Imana yavuze. Haleluya. Ntibakurushye, ntibakugore ngo ibyo Imana yakubwiye byose ubifate. Umuntu abifata ari uko atekanye. Ntibakurushye,
ntabwo buri muntu wese afite ubwenge bwibuka iby'Imana yavuze. Ndababwiza ukuri ko hari iminsi igusiba mu mutwe amasezerano wavuganye n'Imana. Kajya wicara ntubyibuke. Ikintu nkundira Imana, iyo utangiye kubyibagirwa wihina ahantu wajya guhanjura igahita ikubwira ngo ninjye wavuganye nawe. Wajya muri nibature ikavuga ngo narirahiye. Wazamuka ahantu ikavuga ngo ninjye Uwiteka. Imana ishimwe, haleluya. Icyo nyikundira, ihora inyuma y'ijambo ryayo. Yabwiye Yeremiya ngo ndirinde ibihe ibihumbi kugira ngo nisohose. Hari ibintu bigukwiriye biri mu maboko y'abantu bataraguha. Humura bakwime none babibikiye ejo. Cyanze bikunze bizaboneka. Humura, humura. Numva nabigusaba ukambwirira umuntu mwegeranye ngo humura. Igihe ubanya mu isezerano kikubikiye ibyasezeranijwe. Nta marira azabayo. Nukuri nimukomere, nukuri nimukomere, mugire ihumura rigwiriye. Nta marira abayo, nta marira aba muri uwo murwa. Nta miruho ibayo n'intambara. Nta n'indwara ishobora kubayo umunsi umwe. Imana ishimwe. Reka mbabwire, hari igihe tujya tuba basuhuke ku masezerano, kandi mu by'ukuri pe bashumba bacu ni ukuri ari Imana ivuze. Twebwe yavuga tugahita dusuhuka. Sara yigeze yasuhuka, Imana iramubwira ngo ni ukuri mu rukiryi rwa Aburahamu niho nzaguhera umwana w'umuhungu. Sara arasuhuka ajya kure y'isezerano, abyuka mu gitondo abwira Aburahamu, aramubwira ngo ibi bintu byihorere, reka iyo mikino twashaje, ejo iminsi iraduhitana, genda urebe Hagari. Ikintu cyantangaje, Sara yabwiye Aburahamu kujya kwa Hagari yamaze kubisaba Hagari kare. Aburahamu yinjiye, Hagari aramubwira ngo mabuja yabimbwiye ntuvunike, ntiwirirwe wirushye. Hari abantu bajya basuhuka bagasura ibihe n'amateka bikabakura mu kimana yavuze, umutima ugasuhuza umutima. Kandi reka mbabwire, ibihe bihanda umugenzi. Ibihe biragorana. Muririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba. Aravuga ngo aho hose niko hajya harushya umutima. Aravuga ngo ariko njya nsaba Uwiteka nawe ntatinde kumfasha. Hari igihe uri mu gihe cyo gusaba, Imana iri mu gihe cyo kurema ibyo isubiza. Humura, ntabwo Imana yigeze iguta. Ntabwo Imana yaguta. Sinzi impamvu ibyo ari byo biri kuza. Imana ntiyigeze gusiga. Ako kazu nakishyurirwaga n'umuntu arekeraho kukishyura karimwe amezi 4. Nyirinzi arampamagara ngo ntibakinyishyura. Ndambwira nti nanjye ntabwo nari mbizi. Turahura ndangije ndamureba, ndambwira nti rero wihangane, si ukugusuzugura, ariko twembi turi abagabo. Ndambwira nti abagabo bagira inshingano 3. Ndambwira nti ya mbere niyo gushakira umuryango aho kuba, ya kabiri ni iterambere, ni igitunga umuryango, ya gatatu ni iterambere ry'umuryango. Ndambwira nti nta mugabo wibura afite mugenzi we. Ndambwira nti mbera amaboko untize igihe gito. Ndambwira nti ntumparira amafaranga, ahubwo mu gihe uriho nanjye mpari, ntizamwe iminsi yo gushaka ibyawe. Arandeba arambwira ngo pastor ngo genda Imana ukorera ngo izakunkize. Ntabwo ari ubwo buhamya nashakaga kubaha. Nuko iyi Imana igiye kutunezeza ishingiye mu bihe bibi turimo.
idukosoresha ibitekerezo byacu, ibikosoresha ibihe biba abandi bavuyemo. nagize umugisha mbona uko Imana inkiza amaboko ye. Nahimutse amatura abiri twimuwe na moto inshuro ebyiri yari idutwaye. Umuvandimwe yavuze ngo kwimuka ntibyangoraga, hari igihe bitajya bitugora kwimuka, ukimuka wigendera. Ariko Imana yaravugaga. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, nari mbivugiye ko hari igihe tujya dusuhuza umutima ukajya kure y'ibyo Imana yagennye bizakubaho. Dore igitangaza rero, iyo tumaze kubibona wanabigezeho, Imana ntishaka ngo tubyikubire tuyimigiye, ishaka ngo dusige ibyo tutari dufite igihe twabisabaga, twiyereke Imana nk'abatabigira. Imana ishimwe yabubakiye mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uraryoshye we, uraryoshye. Sinzi niba abantu mukunda kugenda amahanga, tunagira kirima nziza pari raporo n'indi migi, sinzi niba mubizi. None uretse na kirima, hari uburyo iyo uri mu mujyi wa Kigali wiyumva neza kuruta ahandi. Ni ukuri pe, abantu mwagenza ahandi uretse no kugenda ahandi, muzabyumve niyo muhinduye ikirere, mwinjiye mu kirere cy'igihugu cy'u Rwanda muvuye mu bindi birere, muri no mu ndege, ni ukuri wumva ibintu bitandukanye, urabyumva pe. Sinzi niba abantu mujya mugenda mu ndege ako kantu mujya mugatekereza, urabyumva. Hari umugabo nigeze nsetsa, twari twambukiye ku mupaka wa Gisoro Uganda, twari tuvuye mu ivugabutumwa, ndeba ikiyoni kirimo kiraguruka, nta mwana, ariko uzi ko ibyiyoni by'iwacu bisa neza kuruta ibya hano. Umujyi wa Kigali uraryoshye, siritu noneho u Rwanda rwose ruraryoshye pe. Noneho niba ari ikintu cyiza kiryoha, ni umuntu utuye i Kigali akijijwe. Mana we, niba ari umujyi uryoshye ufiringa neza kuba muri umukristo, ni umujyi wa Kigali. Kuhaba ukijijwe, Imana ishimwe yarahabatuje. Ariko noneho mubifate nk'abadahari. Kubera iki? Nuko turi abagenzi bimukira mu wundi murwa. Iyo nzu yibemo utayituyemo, kuko tugira indi ngando ituye budapfa. Iyo mirimo yikore, ariko wibuke iyo umwami wacu tuzabonera ingororano. Uwo mwambaro wambara ubifiringe neza uranaberwa, ariko hari undi mwambaro w'agakiza abera bahawe. Haleluya! Wiguma muri ibyo gusa, nezererwa ibyo abera barazwe rimwe gusa. Imana ishimwe. Hari umudugudu maze iminsi nkurota. Hari umudugudu w'abakiranutsi. Ntarakira agakiza nigeze ndota nagiye mu ijuru. Ariko ngenda njyanywe n'abigishwa ba Kristo, ndavuga nti ndashaka ngo mumbwire aho muvuga, niba habaho ni munjyane mparebe. Ndavuga nti tugende. Turagendana turenga imisozi ibiri, tugeze ku musozi wa gatatu ndavuga nti ndabona ari kure. Sinjyayo, mfite igiterane, reka mbanze njye gusoza igiterane. Umwe aranyitegereza arambwira ngo ubwo igifite imirimo ukora, subirayo nuyirangiza uzatangira kuri uyu musozi usubireyo inyuma. Hari umudugudu abizera barazwe. Reka nihute. Bibiliya ivuga kuza kwa Kristo, simvuze kuza ko gutwara itorero, ivuga agiye kuza gucungura umuntu. Iravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Iri jambo nararisomye, ntabwo ari ukubirariraho ndi imbere yanyu, ndi umukristo simbabeshye. Nabumbuye Bibiliya nsoma iri jambo ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Iri jambo nararisomye mara amasaha arenga 8 ndi guseka. Kwitwa Imana ngo si ikintu cyo kugundirwa. Nyine namwe nimubanze mutekereze. Hari ahantu nigeze natura, hari ahantu nari ntuye, ngiye kubona mbona
umuyobozi aje kunsura arambwira ati twatekereje ko wadufasha kuyobora ukaba mutwara sibo. Ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye mudugudu gutekereza ngo mutwara sibo. Naravuze nti vraiment hantuka, ariko noneho usanga simbyemerewe. Ndabwira ntabwo bikunda kubw'impamvu runaka, ndabasobanurira ariko ako ntikari koroshye. Renga kuri mutwara sibo ube mudugudu, rengaho nta rwego rusuzuguritse rubaho, harenge gato uzamuke nibura ujye kwa executive w'akagari, harenga ujye mu karere, rengayo ujye nibura mu ntara, rengaho uzamuke jya basi mu nteko, jya muri ministeri, urebe iyo myanya. Ni ukuri ntibyoroshye. Ndagira ngo mbabwire ko intebe y'umuntu iramuzamura ikamumenyekanisha hatazwi, aho ibirenge by'umuntu bitaragera. Iyi ntebe yicayeho izwiyo, uwo muntu aramenyekana byanze bikunze aramenyekana. Kristo wicara ku ntebe isumba zose, wambaye ubumana, ubwiza n'icyubahiro, ngo we abona ko kwitwa Imana atari ibintu byo kugundirwa. Noneho ngo dore igisimbuye kwitwa Imana, ngo ni ukwambara akamero k'umugaragu nawe w'imbata. Dore ikibisimbuye ngo ni ukwambara akamero k'umugaragu, akaba umugaragu nawe w'imbata. Noneho ngo akemera no gupfa urupfu rw'ibivume. Umva amahitamo. Sinzi niba ibi bintu mubyumva nkuko ndi kubyumva. Umva amahitamo yo kureka kwitwa Imana. Kandi mbabwije ukuri, icyubahiro kiraryoha. Niba hari ikintu kiryoha ni icyubahiro. Niyo mpamvu Imana yarakihariye, iravuga ngo hazubahwa uwo nagihaye. Yesu yarabivuze, aravuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko umuntu naza aho ndi data azamuha iki? Icyubahiro. Isi ifite abantu yubaha, n'ijuru rikagira abantu Imana iha icyubahiro, ukicara mu cyubahiro cy'ubumana. Imana ijya ibikora, Imana ishimwe. Kandi umuntu Imana yahaye icyubahiro abera abandi ihumure, ababera ihumure. Bene uyu muntu icyubahiro cy'Imana gusa gituma ubwira dayimoni uti dayimoni toka. Icyubahiro cy'Imana gituma ubwira Satani uti ndagutegetse. Satani akabyumvira mu cyubahiro wambaye cya Kristo, akagenda nta uhinda iminsi, ubwira igihe ukakibwira uti hinduka. Eliya yambaye icyubahiro cy'Imana ari umusuhuke, arangije ahamagara imvura, arayibwira iti wa mvura we uteye umuhimbo kwa Ahabu, none bitumye batuka Imana, ndaguhagaritse. Imvura yumvise ko umuntu yihagaritse yambaye icyubahiro cy'Imana, iravuga ngo simanuka sinjya kugwa. Ariko ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Nakuruye iri jambo ndisanisha n'imyitwarire y'abatambyi bo mu isezerano rya kera. Ndeba uburyo Yesu yababwiye ngo mwakabimenye ko ndi umwana w'Imana. Umutambyi aravuga ngo ntitugishaka ibindi birego, nimuhere kuri icyo ngicyo, nta bandi bahamya dushaka kumumanika. Kristo Yesu nkunda yatwinjiriye ahari hagoranye, ahari hakomeye kuruta abandi. Ahandi niho yatugiriye, arangije ahatsindira byose byari kuduhagarika umutima. Imana ishimwe. Nkunda uburyo abatambyi bahambere bajyaga batambamo ibitambo, umuntu yakubita hasi intama, Imana igahita imubaraho urubanza rw'intama kubise hasi, kandi Imana yishakamo igitambo ngo ibabarire abantu ibyaha. Intama yayikoza hasi gusa bagahita bamwandikaho icyaha cyo guhohotera intama. Undi yayifata yayica ijosi ayicinja ngo amaraso aboneke, agahita agibwaho n'urubanza rwo kumena amaraso. Hakaba hasigaye undi mutambyi utigeze ukubita intama hasi, utigeze umena amaraso, udafite icyaha nawe ubwo, ariko kandi akabanza kwitambira ibitambo by'ibyaha, yarangiza agatamba igitambo, cya gitambo kigahanagura bya byaha by'abambere bari babanje gukubita hasi. Aya maraso y'ibitambo ubwayo yanduzaga, mu mbabarire, yanduzaga mbere y'uko umuriro waka, mbere y'uko igicaniro
igicaniro gikongora igitambo, mbere yuko igitambo gikongoka ngo gishye, aya maraso y'ibitambo yabanzaga ubwayo gushyira urubanza ku batambyi bagiye gutambira abandi, nabo ubwabo bakabanza gutambira ibyaha byabo. Ni abatambyi batahagararaga iteka, ariko Yesu amanutse kugira ngo aneshe urupfu, aravuga ngo sinsinda urupfu naje kwica, nta ntama ndi bukubite hasi, sindi bwica imfizi. Aravuga ngo amaraso yamenwe arahagije, yose ndayakosoza kumena yanjye. byari byoroshye ndetse cyane ko nawe aba umutambyi nyine agatamba ibindi bitambo, ariko yaravuze ngo intama nizitekane, ibimasa nibitekane, amaraso yanyu nayo nayo mu isi. Aravuga ngo njyewe ubwanjye nditambira. Niba ari ikintu njya nshimira Imana, ndatekereza ko ntaraza hano ngo mbure kubivuga. Imana ishimwe ko namenye Kristo, ndi umukristo. Imana ishimwe. Ngera mu rusengero bwa mbere, dore wanjyanye iyo nguriye marisegera gutya. Imana imuha umugisha. Nta wundi njya ntekereza mu isi wazampa umurage nk'uwo yampaye. Tekereza ko nta nundi uhari, kuko mu isi nta kintu kihaba ntaratungaho, kereka hari wenda ubwato n'indege. Sinzi ko hari ikindi cyanezeza nko kuba mu rugo rwa data. Uru rugo turimo kugira ngo tugere hano mu rusengero, nyir'uru rugo, aka kantu ndagakunda kuri Kristo, yaritanze. Kwitanga kwe ni igisobanuro kivuze ngo ibitambo mwatambiwe byanizwe n'urupfu, imirimo yabyo ntihoraho. Noneho we kwitamba ni igisobanuro kivuze ngo urupfu rwaheranye abandi ndarusuzuguye, n'initanga ndarwinjiramo sohoke. Ubwabyo Kristo kwiyemeza kuba igitambo egari gusuzugura urupfu. Noneho kunyura mu rupfu akazuka nicyo gisobanuro kivuga ngo ni Uwiteka. Nicyo gisobanuro kivuga ngo niwe Uwiteka. Kubera iki? Nuko ibyica abandi yabinyuzemo abaho. Ntidutegereze izindi mbaraga zizamufata, rekeraho kumushakira hirya mu barozi ngo bazatuma ngo isezerano ridasohora. Ubundi reka mbabwire, umurozi mubi, mu mbabarire ntabwo mbabwiye nabi, umurozi mubi ni ibitekerezo bitizera. Niwe murozi mubi, kuko ibitekerezo byizeye byahindutse bisohoka no muri ya nzu bakuboheyemo, hamwe bayisha amafoto ngo n'utwenda twahe. Ibi iyo wizeye urahasohoka kandi neza, bidasabye andi maboko, kuko ayasohotse mu rupfu ayo ngayo iyo ari muri twebwe. Ibirenge bya Kristo byasohotse mu rupfu byemye, n'ibyo abizera Yesu bijya bisohoka. Urasohoka ugatambagira. Nkunda ukuntu yazuye abari bapfuye, n'umujura wari wabambwe iburyo bwe arazuka nawe atambagira i Yerusalemu, nta na complex afite. Atambagira nta complex, atavuga ngo abambambye barambona bati ibyo ntibimureba. Yarari kumwe n'uwaciye urubanza kandi amwita umukiranutsi, nawe ataraverisi Yerusalemu, nta bwoba, nta kiniga. None rero wowe urajya gukandagira inzira Yesu aciye, ukagenda uvuga ngo n'ubundi barandoga. Reka da, rekeraho complex. Uwazutse, imbaraga zazuye Kristo nizarindisha abakiranutsi. Haleluya! Imbaraga zakinguye igituro cya Kristo nizo mbaraga zihagaze ku buzima bw'abera. Imana ishimwe. Uwo munsi
munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo, ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu ndikwerekera ku musozo, aramanuka arabanza arigisha, yigisha abigishwa be, ahamagara abigishwa 70, arukiritamo n'inshuti, hazamwe abagore benshi bakunda Yesu nk'uko namwe mumukunda. Hazamo Mariya Magadalena, Yesu yamukijije abadayimoni, amaze kubakira. Mariya Magadalena aravuga ngo ubwo uri umwami utegeka n'iby'ikuzimu bigahunga, aravuga ngo ni wowe tuzabana kuko utaraza nta mahoro nari mfite. Hari abantu bakurikiye Yesu kubera imirimo n'ibitangaza yabakoreye. Imana ihimbazwe. Mariya Magadalena umugabo we yari igisonga cyo kwa Herode, mutagira ngo yari yoroshye no ku ngoma yari iriho, ntabwo yari yoroshye. Mariya Magadalena aravuga ngo kubw'iyo mpamvu zajya mbagaburira, nzajya mbatekera, kandi n'abigishwa nibakenera gufura mujye mugenda mubwirize muze mbafurira. Hari abagore biyemeje kubana na Kristo. Hazamo Sarume, nyina wa Yakobo, ari nawe nyina wa Yohana, agendana na Yesu ku buryo yamutonyeho, aranamwegera aravuga ngo ndakwinginza abahungu banje, urabona muregeranye, nta kindi kibazo mugirana, mu bwami bwawe ndabizi ko uri umwami, ubwami uzabubona, umwe wamushyize iburyo undi ukamushyira ibumoso. Yesu aravuga ngo ibyo si ibyanjye kubigena, reka nihute. Hazamo nyina wa Mariko, nawe yitwaga Mariya, arangije aravuga ati njyewe nemeye no kubaha icyumba, nimukenera gusenga mujye muza musengera iwanjye. Habamwe abantu bitanze babana na Yesu, batanga n'ibyo bafite, bakorana na Kristo. Abigishwa Petero asiga ubwato. Hari abantu bajya bagira ngo ababigishwa ba Kristo Yesu yabahamagaye ntacyo bafite cyo gukora. Oya, barakoraga, bari n'abagabo basobanutse, basiga ubwato. Petero araza akurikira Yesu. Uwitwa Toma yari umwubatsi na Andre, araza akurikira Yesu. Simpatinda, aba bagabo baraza bose bamaze gukurikira Yesu. Yesu atangira kuvuga iby'urupfu bakimwegereye bari kumwe nawe. Petero yumva biramurya mu matwi, aravuga ati uyu mugabo uri kuvuga ibyo gupfa, ko twamwizeye tukabona ibitangaza bimwerekana ko ari Mesiya, kandi tuzi ko Mesiya atazapfa. Petero aravuga ati kugira ngo uzapfe kandi uri ingenzi kuri twebwe, ngewe nakwemera no kwitanga ngapfa ku bwawe. Petero aravuga ati humura, niba hari urupfu uri gutinya ntawe uzakwica ataranyica. Aba bagabo ndabakunda kweli, bariyemeje biyemeza gukorana na Kristo. Petero aravuga ngo humura, niba yaramubonye akabona atinya urupfu, aravuga ati humura, ntawe uzakwica turi kumwe. Nkunda Petero ukuntu yiyemeje ari ku musozi wa Elayono, abona Mose na Eliya na Mose. Luka yandika yaravuze ngo bari baje kubwira Yesu iby'umubabaro azababarira i Yerusalemu. Petero arebye amenya Eliya, akurikije ibyo avuze amenya na Mose, aramubwira ngo reka duce ingando. Ashaka kugumana na Mose na Eliya kuko ntiyarazi ubwiza bwaho bajya. We yumvaga baca ingando bakaguma aho ngaho, kandi ubu bwami bwari kuba bukomeye buyobowe na Kristo, bufite Mose nk'umutware ukagira Eliya nk'umuhanuzi. Ubu bwami ntibwari bworoshye.
Petero abona Yesu ntabyitayeho. Hari ibintu Yesu ajya yirengagiza kugira ngo asohoze ibindi. Hari ibintu ajya yirengagiza kugira ngo asohoze ibindi. Njya gukorera perimi bwa mbere, nagiye gukorera perimi y'inyarwanda kugira ngo mpindure iyo nari mfite perimi y'Inyapalestina. Njya gukorera perimi, nari nsanzwe ntwara pe, nzi gutwara imodokari, ni ukuri nari mbizi ku buryo nanjye nari kwisinyira perimi. Njya gukorera perimi, tsindwa n'akantu gatoya ariko karantsinda nyine, nta mupolisi wandenganyije, ntawe pe, karantsinda. Noneho nari mfite kode ebyiri, ndongera njya gukorera perimi, ndiyegamirira ngeze kuri demarage nyiparika hafi aho. Nyiparika ntaragera y'umupolisi arandeba arambwira ngo pastor kuki untengushye koko. Ndamwani nuko bigenze sinzi byari byo. Ariko noneho nari mfite iteraniro, nari bujye kwigisha nyuma y'ikizami. Noneho nkagira kamodokari, nkababazwa nuko ntari bujye mu muhanda, nubundi ngo mbonaho nyura nibampagarika biraba ibibazo. Numvisha ko byanakaze harimo n'ibintu byo gufunga abandi, ibintu byagereza kubera gutwara reka mbe mbiretse. Noneho ngiye mu rusengero rero, Satani arambwira ati wowe urahagarara uvuga Imana y'ibitangaza, yananiwe no gufata ukuguru kwawe ngo wakisere rugereyo imodokari wari uyizi. Hari ibintu Kristo ajya ahagarika, ari utuntu toto mu buzima bwacu akabihagarika kugira ngo akomeze ibindi biri imbere. Ari ibintu ajya ahagarika. Nasomye ijambo ry'Imana ndarikunda, rirambwira ngo igishyitse gishyitse, bya bindi bidashyitse byose bikurwaho. Hari umugabo witwa Filipo, ndamuvuza ariko nawe yatanze ubwo buhamya buri kuri social media, n'inshuti yaje. Yagiye yubaka nta byangombwa afite, baraza baramusenyera, ariko reka bamusenyere, yari yubatse inzu Imana itavuze. Bamaze kumusenyera aragenda aza, tujyana gusenga ahantu mu gashyamba, turapfukama, ararira abwira Imana ngo wansenyeye ni wowe uti, kandi ni wowe ushyira ikuzimu ugakurayo. Hari abarokore bagira amagambo ashaririye kubera situwasiyo. Abwira Imana ngo ikuzimu wanjyanye harandemerereye. Uti ikuzimu wanshyizeho hararemereye. Ngiye kubona mbona Imana izanye umuntu ntago twari tumuzi mu by'ukuri, niba yararagiye simbizi, ntitwibutse no kumubaza amagenzi ye. Araza arangije aravuga ngo wa mugabo we, simpanura, nta nubwo nje gusengana namwe, ahubwo narindi hano numva amagambo uri kuvuga. Arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko Imana idatewe isoni n'akazu k'amafuti basenye, ahubwo uterwa isoni nuko udafite amagambo yo guhamya Imana kandi ukiriho basenye inkarakara. Arangije arambwira ati se niba basenye inkarakara ukabura ibyiringiro, ariko baranyagasani. Aravuga ngo niba basenye inkarakara ukabura ibyiringiro, ubwo ushobora guhagarara imbere ya Petero ugatanga ubuhamya nk'intumwa ya Kristo. Nibuka Petero ukuntu yabambwa acuritse. Hari abantu njya nibuka, Bibiliya iravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, hari igihe njya gutaka ngahita nibuka ko Yoba ashobora kuba ari kubyumva ngaceceka. Havuga nubwo abahamya bahari reka mbe ntuje ndeke kuvuga menshi. Nageragezwa, naba ndi kugeragezwa ngahita mvuga nti ndavuga iki? Na Barutimayi bakuyeho uruhu bakamushishura bakamumanika asize umunyu, ndavuga nti ndavuga iki? Nkumva mpise nkomera ngakomezwa n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Avuga ni Mana ntuze kunyumvaho amagambo y'urugomo. Noneho bukeye umugabo Imana iramubwira ngo ninjye wayisenye kuko wubatse iyo ntashakaga, unabikora mu buryo ntashakaga. Yabonye amafaranga hano hirya rwose irugarika, bwarakeye baramuhamagara bamubwira ati isambu yawe rero twabonye harimo network, ubu twashyiramo umunara. Bamuyorera amafaranga, arampamagara arambwira ati ka kazu nari ngiye kubaka n'ubundi nari kukisenyera. Ati ninjye wari kugakuraho kuko nakubatse ntayo mfite, ariko ubu uyu munsi arahari. Reka mbabwire, niba Kristo Yesu, niba ibyiringiro mufite, nababwiye kumuhamya ko kuzuka kwa Kristo, niba ibyiringiro byanyu muri Kristo Yesu mubikura mu muzuko, nimukomere mwirengagije ibyo mufite byapfuye, nabyo mu mpinduka zo kuzuka kwabyo harimo iby'Imana izakomeza.
ndabisubiramo. Niba urupfu rwa Kristo ari umunyenga wawe hapfuye ubuzima, gupfa kwa randevu n'akazi n'inzu n'ibindi na biriya byose gupfa kwabyo, gute urupfu rwa Kristo ruguha ibyishimo, hanyuma gupfa kw'ibindi wari wizeye bikagucogoza bikagusohora mu buzima bwa Kristo, ukumva ko Kristo aguhemukiye kandi atarakwica nk'uko yapfuye, yarapfuye ku bwawe. Ibigupfanye byose binganya agaciro nawe wapfuye kubera wowe. Tuvugisha ukuri, tuvugisha ukuri. Ntabwo nigeze mbabwira umugore witwa Bamuranga wantwaye, ni muri 1996, tujya mu nkambi y'ahantu bita mu Nyagatare. Ntabwo ari Nyagatare, ni mu Nyagatare ha Kamembe. Tujyayo tugiye gutekinika bimwe by'abantu batekinikaga bakavuga ngo aba bana bose n'abanjye, ngo banarabatoye, ngo banarababyaye. Twarasaga nawe cyane 100%. Anjyana mu nkambi kugira ngo nsabishe ibyo kurya. Ngezeyo bampa biswi za compact, zararyohaga. Noneho bampa kavungu gato cyane, gato konyine. Umugabo wari uhari wakoraga muri HCR arakampa arambwira ngo mbwiza ukuri, numbwira ukuri ariya makarito yose ndayaguha. Nkurikije uburyohe bw'imwe nari nariye, ndavuga mufata ukuboko ndamwana ngwino nkwereke. Icyiza cyari gihari, wahagararaga mu nkambi ukareba inzu yo mu rugo, kandi mu nkambi habaga munsi gatoya hari defense ya gisirikare. Babyukaga bari muri murare, bimwe babyuka baririmba nkabumva. Ndamwana ngwino nkwereke. Ubwo hajemo biswi ngwino nkwereke. Ndamwana dore mu rugo ngaha hariya ututuranye no kwande. Ndamwana dutuye hafi no kwa Jadoteke. Uti ni hariya. Ndamubwira ni nukuri ntabwo yari mama namusize mu rugo ari kwenga ibitoki. Rantiye n'ibishyimbo by'amabenga, wenda hari ababizi. N'ibishyimbo by'amabenga Bamuranga yari bufate, mbizibiranye uwo munsi andyamisha munsi y'inkambi ya gisirikare. Yarankubise n'uyu munsi sinjya mbyibagirwa. Ampoya ako kantu gatoya nishe gusa akamisiyo ke yari afite konyine. Ako konyine gusa ko kubeshya, kandi burya nari nanavuze ukuri. Ntabwo nari mbeshye ko ntiyari mama, kandi wacu hari hafi aho. None mureke mbabwire, ubu tumere nk'ab'Igibiyoni, natwe tuzi imbere y'Imana nk'abiyoberanya, tuyibwire ngo imitsima yaragwengeye yaguye uruhumbu. Uyereke ibitagenda usize ibigenda. Tuvugisha ukuri. Ubu uzi imbere y'Imana igipapuro cya mbere ni icyifuzo. Nta shimwe, akanwa ntikanyurwa, umutima nta munezero. Turebe ibyaguye uruhumbu, aba ari byo duterura tuyibwira uti turabakure, turashize, tabara. Amashimwe tube tuyaretse. Koko tube turetse gushima, tubanze ibitagenda tuyibwira uti ibi bitumye tugenda, ntituzagaruka. Bikore kugira ngo bigaragare ko uri Imana. Ubu nta na kimwe Imana yigeze ikora cyerekana ko ariyo. Niyo itakongera gukora ibindi, ni ngombwa yongera ikora igihamya ko ariyo. No mu bigeragezo ntiwavuga ngo niyo. No mu makuba nibura ntiwavuga ngo niyo. Nibura rimwe ngo uvuge ngo niyo. Naje muri uyu mujyi wa Kigali 2011 nibwo naje gufata umwanzuro maze gukizwa kuri 11 z'ukwa mbere. Nibwo nazamutse nza ngurishije agatelefone, Imana imbwiye ngo Kigali ujye kubwiriza ubutumwa. Nza mfite Bibiliya ebyiri, Bibiliya ntagatifu n'izi Bibiliya zindi zera na Qur'an. Ngenda mu muhanda mbwiriza, mbwira abantu ngo nimukizwe, imvanga ibinyarwanda n'ibyarabo, mbabwira ntuwiteka aravuze. Noneho Imana ni igitangaza. Bene data abo twabanye baswaba basangira ngendo mu idini rya mbere bamenya ko ndi Kigali. Narakubiswe mpungira i Kayonza, ndahunga njya kubi Kayonza. Umunsi wa mbere narayi Kayonza, nari mfite umugisha, mfite aho kuryama na radio. Njya mu materaniro yo kuraramo, nsanga basasuye byose babyibye. Ndara ku gatanda katagira matera, nkaryamaho, nkaryamyeho. Nibuka ko ako ngako kanejeje kuruta kubaho ndafite Kirisito.
hari uburyo Imana yanteyemo umunezero uruta w'ibyo nasize, nkajya numva agakiza karyoshye kuruta ibindi byose nshobora kuba nshaka. Ngira Imana nti omwe birahagije, turi kumwe turaruhanye. Nshuti y'umusaraba, ikibazo kimwe gitume wirengagiza Kristo, ndashoje. Yesu yarebye umusaraba Igorigota, areba Gorigota, aravuga ngo nindapfa abapfuye ntaho mpurira nabo, simbona uburyo mbazura. Aravuga ngo ngomba gutinyuka urupfu kugira ngo nduneshe. Ntabwo Yesu yapfuye kuko adashaka kubaho, ahubwo kwari uguhura n'abakingiraniwe mu rupfu, abo Satani yaheranye n'abishwe n'ibyaha n'ibicumuro. Aravuga ngo mfite misiyo yo kwinjirayo kugira ngo ngire abantu sohokanamo nabo. Imana ishimwe cyane. Yemera atinyuka urupfu. Bibiliya iravuga ngo yemeye gupfa urupfu rw'ibivume ngo kubera ibyishimo byari bimukizwa imbere. Ni ibihe byishimo? Ni ibyishimo by'abahamya bangana natwe duhamya umuzuko wa Kristo. Ndi kwiga misiyoloji. Hari umugabo witwa Daniyeli, ni umuyuda. Twari kumwe turi kumva ya Yesu. Mpageze banyitaga Junior, narakana muri bo nyine bose, narakana kuri bo. Mpageze nabwo ni mu nkomera amashyi mumfashe sirimbe, nejejwe nuko igituro cya Kristo kirangaye. Bakoma amashyi, ndasirimba numva ndanezerewe. Ngeze kumva ya Kristo irangaye, izindi mva zifunze na bene zo bakizirimo. Twageraga i Madina, wareba imva ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kavuga ati yarapfuye, Imana imuha amahoro n'umugisha, kabyizera gutyo ari mwaho. Ariko tugeze kumva ya Kristo nta kirimo, yarazutse. Ndangije numva nishimwe rikomeye, ndababwira nti nimukoma amashyi nsirimbe. Barankundaga cyane, abagabo twiganaga barankundaga, bakoma amashyi, ndasirimba, barabiseka cyane. Daniel amfata ukuboko, arambwira ngo urakoze, ngo urinejeje. Ntamwana ndinejeje. Ngo nta bundi buryo ufite washimira mu Imana? Ndambura ibiganza ndapfukama, ngira gute? Arambwira ngo urakoze. Arambwira ngo kuba imva ya Yesu irangaye ngo si cyo gisobanuro cy'umuzuko wa Kristo. Ndavana dore kandi arambwira ngo igisobanuro cy'umuzuko wa Kristo ntabwo ari uko imva irangaye. Arambwira ngo igisobanuro cy'uko Yesu ari muzima nuko agutwara agakorera muri wowe. Ngo igihe cyose uzabaho udafite Kristo muri wowe, ujye umenya ko agipfuye. Guhamya ko kuzuka kwa Kristo. Yesu uramwumva? Yesu uramwumva? Yesu uramwumva? Hari agakorase twajyaga tuvuga ngo ndamwumva mu mutwe, ngo ndamwumva mu gituza, ngo ndamwumva mu maguru, ngo ndetse no mu birenge. Ahayoboye ati, aho yafashe muri ubwo bwami bwe, ubwo ariho umwumva, ubwo arahari. Ahatwaye ati, ageze mu gituro, Bibiliya iravuga ngo isaha nk'esheshatu, ubwo ni saa sita, ngo habaye ubwira kabiri, izuba rirahagarara, ngo haba igishyitsi, ngo ibituro birakinguka, ibitare birameneka. Abari bakingiranwe bamenya ko umwami w'abami agize ubutware ku rupfu. Imana ishimwe. Bamenya ko Kristo ahari. Ngo abera barazuka, ngo babonekera abantu mu murwa w'i Yerusalemu. Ngo umwenda ukingiriza hera, umwenda wakingirizaga hera, ngo utabukamo kabiri, ngo here hejuru, ngo utabukamo kabiri, ahera hahera umucyo wa hera. Imana ifite uburyo yikoreye ibyayo ahari umucyo wayo kugira ngo bose babone umucyo w'itangaza. Isi yarabanje irijima idafite umucyo. Umucyo wa hera iratabura, iravuga ngo no mu gihe cy'umwijima wanyu nzaba ndi umucyo muri mwebwe. Itaburamo kabisi. Imana ishimwe. Bibiliya igerekaho ngo kugira ngo buri wese yigerereyo. Ndagira ngo dusengane Imana. Niba mu mutima wawe wagirira ishyaka rivuga ngo baho uri muzima muri njyewe, ikimenyetso cy'uko turi bazima muri Kristo Yesu ntabwo ari uko dutsinda ibigeragezo gusa.
hari n'igihe twageragezwa, hari n'ibigeragezo bijya byica bizera. Ntimwemera ko hari intambara zica bizera? None se Stefano yishwe n'iki? Abigishwa ba Kristo se bazize iki? Hari igihe dushobora kubigwamo, ariko kandi igisobanuro cy'agakiza nuko twishima mu gihe cy'amakuba, tukanesha isi mu gihe isi dukeneye ntitubone nk'abayo, ijuru rikatwishimira dutuye inaha. Igisobanuro cy'ubwami bwa Kristo nuko wumva unyotewe n'ijuru, ikibi cyaza ngo ugikore ukumva si wowe kigenewe, ibinezeza abandi ari bibi ukumva si ibyawe, waba uri mu ibanga aho abantu batareba ugaterwa isoni n'ibyaha, guhemuka ukumva si umurage wawe, agakiza gafite ibintu katwangira. Iyo Kristo ari muzima muri twe, ijisho rya Kristo riri muri twe ritobora ibihe. Waba uri mu makuba ukabona ubutabazi bw'Imana, n'igihe wabuze ihirwe mu isi. Muririmbyi w'125 yavuze ngo naho ndiho, naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka. Umuntu ufite umuzuko wa Kristo muri we atinyuka ibihe n'amakuba, ibihe by'intambara ntibimucogoza, nta bintu bimukura ku mwami, nta bihe bikwibagiza Kristo, nta bihari ntabyo. Muririmbyi w'108 yaravuze ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, aravuga ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Yarahamije aravuga ngo icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki, nabuzwa n'iki. Hari ibyo wasabaga Imana, ni ukuri Imana irabitanga, ariko ndakwinginze banza imibereho mizima ya Kristo muri wowe. Imana irabitanga, ni ukuri Imana yacu ikiza indwara. Ndi umuhamya muri mwe, yanyijije kanseri. Imana ikiza inzara, ndi umuhamya, nanjye ndarya. Imana irabikora, Imana ikora ibitangaza, ndi umuhamya wabyo, ndi umuhamya wabyo. Ni ukuri ndi umuhamya, kandi nawe ufite ubuhamya, ariko ikirenze kuri icyo, hamya kuzuka kwa Kristo, hamya kuzuka kwa Kristo, hamya kuzuka kwa Kristo. No mu gihe uri kugeragezwa, ubwira ibihe ubibwire ngo uzakurwaho n'ibindi. Bwira ibihe ngo warantunguye uza, nawe uzatungurwa nuko ugiye. Bakristo ba Betesida, reka mbabwize ukuri ndi imbere yanyu, uretse umwana w'umuntu ujya upfa kugerageza kugora Imana ho gatoya. Iyi Imana ivuze, umuntu niwe ujya ugorana gato, ariko iyi Imana ibwiye ibihe ntibijya bigorana. Ibihe bikuri imbere humura, byo byumvira Imana kuruta kuyumvira. Humura nibibwira ngo hinduka bizahinduka. Humura, wihagarika umutima. Hagorana twebwe naho ibihe biroroha. Niba Imana yashobora kuguhindura urumva ibihe bigoranye, nta gihe saa 6 irarwana na saa 7 ibwire ngo ndatinda. Reka ta, ntibibaho. Igitondo ntikiraburana nijoro kibwira ngo vaho. Ijoro rirabizi ko rigira igihe cyaryo, n'icyo gihe kikuriho kizi ko gifite icyagenwe, kizi ko hari kizagisimbura. Ariko noneho garagaza guhamya ko kuzuka kwa Kristo. Nibura niba uri muri office, umuntu nakureba kubonemo Yesu muzima. Niba uri mu modoka rugenda, umuntu akubonemo Yesu muzima. Muri quartier nibura bakubonemo Yesu muzima. Apana Yesu wo kumunwa. Nukuri mbabwije ukuri, umuntu ufite umuzuko wa Kristo Yesu uramumenya atanavuze, uramureba ukavuga ngo uyu muntu ni umukristo. Abigishwa bageze Antiyokiya babarebye baravuga ngo abo bagabo ni aba Kristo, kugenda no kwitwararika gusa. Yesu arahumura, Yesu arahumura, ahumura ku bantu. Umuntu yakandagira ukumva ni uwa Kristo, yavuga ukavuga ngo nubwo ari hano ari gukora, ariko uyu muntu ni uwa Kristo. Yesu agaragarire muri wowe, atwarire muri wowe. Mariya Magadalena yaribeshye ajya kumushakira aho bamushyinguye. Agezeyo ngo abona igitare kirahirimye, yikorera amaboko aravuga ngo narinzanye ibihumura nibura ngo mbihashyire. Yesu ataza kuba ari kunukira mu mwanya ndi buhamare nibura ibihumura bitume sport umunuko. Harabitwaza ibihumura baje gushaka Yesu, bakavuga ngo nibura ibi naba bikoze mbe mpumurirwa iminsi mibi yegeye ku ruhande.
ariko ntakangwa n'ibinuka. Atekereza ko Yesu wajya kwa Lazaro ntiyigeze atwara ibihumura, ariko Mariya wagiye kumureba yarabyikoreye. Aravuga ngo ashobora kuba nuka iminsi 3 ni myinshi. Yesu azi wawe nta bihumuro yaje azanye. Yaje mu kigeragezo cyawe, aza mu bibazo byawe nta bihumuro. Yagiye kwa Lazaro nta bihumura, Mariya aramubwira ngo ntuhegere haranuka. Yesu aramubwira ngo izere, arazuka. Aramubwira ngo ndabizi ko azazuka ku muzuko w'abapfuye, ariko wijyayo n'abayuda barakureba utaza gukorwa n'isoni. Shimiye Yesu waje kwa Budurukarimu atitaye ngo isoni ziramukora. Yarazi uwondi we, azi neza ko ataragerageza ngo atsindwe, ntararwana ngo aneshwe, ntaragenda ngo aburi yajya, ntaratinda ngo ni Kristo uza nta bihumura. Ndamukunda, yaje mu bukwe bw'Ikana nta kibindi, ariko azi neza ko hasanze abanywi banyotewe kandi azanye abatari batashye ubukwe. Aza nta kibindi. Ni igitangaza kwinjira mu bukwe. Ni ukuri ntibari bakeneye abatumirwa, bari bakeneye icyo kunywa, kuko abatumirwa bari bahari, ikitari gihari ni icyo kunywa. Azana abandi, ntabwo ati tugende. Aza nta vina hageze atuburiye hasanze. Ni ukuri, reka nkubwize ukuri, Kristo nta kimukanga, ntajya akangwa n'ibyo. Ahuri ntihagoranye kuruta urupfu. Yatinyutse imva arinjira, yasohotse mu rupfu yemye, yasohotse umunsi w'umuzuko. Yahagaze inyuma ya Mariya aramubwira ati mugore, yahagaze inyuma ye aramubwira ngo umugore niki kikuriza? Mariya yubika umutwe aramubwira ngo niba ari wowe umujyanye, mbabarira nanjye umumpe nshyingura umwami wanjye. Yesu arebye amarangamutima ya Mariya aravuga ngo sinakuriza waje abandi bicaye. Aravuga ngo Mariya we, amuhamagaye mu izina, yumva urugwiro n'urukundo rwa Kristo. Mbifurije guhamagarwa na Kristo. Kristo wazutse akuvugeho, ahamagara izina ryawe, no ku munsi w'umuzuko akanwa ka Kristo kazahamagara izina ryawe. Mariya we, Mariya arahindukira aravuga ngo ako kanwa twarabanye niko kirukanya abadayimoni muri nge. Aka kanwa gahamagaye Mariya niko kankijije indwara. Aravuga ngo none kabisubiyemo, niwe nashakaga. Arahindukira aravuga ngo Rabuni we, nyakubahwa, mwami wanjye. Yesu aramureba aramubwira ngo humura, wirira, wirira, ntabwo nkiri mumva, wirira, humura. Twajyaga guhura n'amakuba iyo twizera uwapfuye akagumayo, ariko humura yarazutse. Ubwira nta kingiranwe ariho, arumva, yanesheje urupfu. Abwira Mariya ngo irukanka ndagusangayo, ugenda ubwira abandi nkuru ubonye. Genda ubabwire ko ndi muzima. Ageze yabibwiye Toma, Toma aravuga ati oya. Agihakana Yesu arahagera. Toma aramubwira ngo ndabizi ko abantu bashobora gusa, reka ndebe inkovu. Arazimwereka. Toma aramubwira ngo sinshobora kubyemera, zana nkoreho numve ko atari inkovu z'indemano. Akozeho yumva ni Kristo arikanga, aravuga ngo ni wowe unesheje urupfu. Imbere y'abahamya benshi, abahakanye imirimo y'Imana bahure n'umuzuko wa Kristo muri wowe, bahamye ko umwami wizera ari muzima. Ndagira ngo mbinginge mwegere ejuru, reka mbinginge mwegere ejuru, reka mbinginge mwegere ejuru, ndagira ngo mbinginge mwegere ejuru. Ijwi ry'umukanguzi.